Ndagusuhuje mukunzi wacu wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Namakuru mabi n'amakuru atugezeho nonaha, n'amakuru akomeje gushengura imitima y'abagiye batandukanye. Ni nyuma yaho mu karere ka Kamonyi hagaragaye urupfu rubabaje, urupfu ruteye ubwoba, nyuma yaho umubyeyi wari utwite inda y'amezi 4 yagiye gupimisha yagiye kwipimisha kugira ngo arebe uko umwana wiwe ahagaze mu nda. Akigerayo abaganga wari ibyo bamuhaye bita bituma abura ubuzima ako kanya. Mbese niki abaganga babakoreye uyu mubyeyi wari ugiye gupimisha inda yiwe y'amezi 4 akahita abura ubuzima? Mbese kuri ubu abaturage, ubuyobozi, inzego z'ubuzima zo zaba zatangaje iki kuri iyi nkuru y'icamugongo yari imaze kumvikana muri kano karere ka Kamonyi? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo tuje kubabwira muri aya makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige ntabwo tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tudahimba kubagezaho, kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona ibyo byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'umuzingo iby'aya makuru akomeje kubabaza abagiye batandukanye bo muri kano karere ka Kamonyi ko mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ikomeje kubabaza abagiye batandukanye bo muri kano karere ka Kamonyi ndetse no hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma yaho umubyeyi aburiye ubuzima ageze kwa muganga ubwo yaragiye kwipimisha inda y'amezi 4. Ibikomeje kubabaza rero abagiye batandukanye. Ahagana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 Ukwakira 2024, umubyeyi wari ugiye kwa muganga afite inda y'amezi 4 asize ubuzima nyuma yo guterwa umuti n'abaganga. Bamwe mu baturage barashinja abaganga kutita ku mimerere n'imiterere y'ubuzima bw'uyu mubyeyi, bakamutera umuti nta kubanza kumupima ngo bamenye niba uwo muti ukwiye kuri we n'ubuzima bwiwe. Ni umubyeyi rero witwa Uwimana Solange w'imyaka 23 utuye mu mudugudu wa Kinkeri, akagari ka Bitare, mu murenge wa Karama wo mu karere ka Kamonyi, aho kuri umubyeyi witabye Imana iyo yarinda ye ya kabiri, nk'uko umuyobozi w'ibitaro cyangwa umuyobozi w'icyo kigo nderabuzima yabitangarije itangazamakuru. Bamwe mu baturage bari ku kigo nderabuzima cya Karama aho uyu mubyeyi aguye bavuze ko bari kumwe nawe ubwo yazaga kwa muganga gupimisha inda, bahamya ko nta kibazo babonaga afite mbere yo guterwa uwo muti n'abo baganga, ko ahubwo bakekwa ko abaganga bamuteye umuti batabanje kumenya niba uwo bagiye kumutera nta kibazo wamutera ku buzima bwiwe busanzwe. Pelagia Mujawamariya, umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Karama, yabwiye itangazamakuru ko bakiriye uyu mubyeyi aje gupimisha inda ye yari igize mu mezi 4, bakamwakira nk'uko bakira abandi babyeyi bose nk'ibisanzwe. Nyuma yo kumwakira no kumukorera ibyo bagombaga gukora byose, uyu muyobozi w'ikigo nderabuzima cya Karama avuga ko bagiye kumutera umuti, urukingo rumurinda tetanusi, ariko bakirumutera ahita abura ubuzima ako kanya. Uyu muyobozi w'ibitaro we avuga ko kucyo atekereza cyaba cyabaye intandaro y'urupfu rwe. Yagize ati urukingo urwabwo rushobora gutera reaction cyangwa impinduka zidasanzwe mu mubiri, nubwo bidakunze kubaho. Twebwe rero nk'abaganga turi gukeka reaction y'urukingo kuko nta bundi burwayi tugeze tumbonamo. Uyu muyobozi w'ikigo nderabuzima cya Karama avuga ko ibyabaye ariko bwa mbere bibayeho
ko nta kindi gihe byigeze biba muri kino kigo nderabuzima cya Karama. Avuga ko batumyeho umuryango w'uyu nyakwigendera ko bawutegereje kandi ko nibahagera babanza kubaganiriza kugira ngo bababwire uko byose byagenze. Ahamya ko ubuyobozi bw'ibitaro bya Remera Rukoma bireberera ibigo nderabuzima muri aka karere ka Kamonyi nabyo babimenyesheje kuri kino kibazo bahuye nabyo. Dr Jaribu Theogene, umuyobozi w'ibitaro bya Remera Rukoma, yabwiye itangazamakuru ko uyu mubyeyi nyakwigendera ko yatewe umuti nyawo kuko atari we wenyine bari bawuteye cyangwa wari uwutewe. Ahamya ko ibyabaye ari ibisanzwe bishobora kubaho, ko atari ikibazo cy'uburangare bw'abaganga. Avuga ko nta n'iperereza rirakorwa ngo hamenyekane imvano nyakuri y'urupfu rw'uyu mubyeyi. Iyi ni KN Radio ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru rero ibabaje ikomeje gutera agahinda yaho mu karere ka Kamonyi umubyeyi aburiye ubuzima kwa muganga, ubwo abaganga bari bamaze kumuha umuti. Bakimara kumuha umuti rero uyu mubyeyi ahita abura ubuzima. Bikomeje kubabaza abagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abo mu karere ka Kamonyi, kuko kubyakira byabagoye ndetse n'abo mu muryango wiwe byabagoye kubyakira, kuko bavuga ko birirwanye n'uyu mubyeyi ariko baza gutungurwa no kumva ikigo nderabuzima kibahamagaye ko umuntu wabo yitabye Imana, kandi mu buryo nabo batarimo bariyumvisha. Ndagushimiye rero wowe twabanye muri aya makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Sibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru yisangiza abandi kugira ngo nabo bajye bumva aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Icyo gihe bizadufasha kandi namwe bizabafasha kugira ngo natwe tujye tubagezaho ibintu byiza kandi byizewe kandi mukunda. Mukomeze mugire rero ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.